Nguru rutonde rw'abakobwa 10 ba mbere beza mu Rwanda bahize abandi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 nkuko kandi twabikubwiye tugiye guhera ku mwanya wa 10 kugera ku mwanya wa mbere. Aba bakobwa ni beza kurusha abandi, ni nabo bahize abandi, by'umwihariko bakaba harimo n'abagiye batwara ikamba rya Miss Rwanda n'abakobwa bayogoje igikundiro, ndetse kandi bakundwa n'abatari bake muri filimi nyarwanda, ndetse kandi bakaba bakundwa n'abatari bake mu bikorwa byabo bya buri munsi. Uretse ko kandi ubwiza bw'umukobwa n'imiterere ye aricyo kintu gishobora ubwiza ndetse kandi kikamusiga n'igikundiro. Aba bakobwa kandi bakundwa n'abatari bake biganjemo igitsina gabo, igitsina gore n'ubwabo mu by'ukuri kirabakunda bitewe nuko ari abakobwa beza kandi bakora ibikorwa byiza, bakaba ari abakobwa bibitseho amakamba, ndetse kandi bakaba ari abakobwa bakomeje kugenda bashimisha abanyarwanda, ndetse kandi bagakomeza kugenda bagaragaza ubwiza aba bakobwa kugira ngo uzabamenye uko bagiye mu nzira. Kandi abagabo benshi barabarangarira, ibi kandi bikanatuma abagabo babarangariye bashobora gushwana n'abakunzi babo bitewe nuko nyine babonye imiterere myiza nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Amaso araryindika burara ni bakobwa ba mbere bibitseho ubwiza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Tugiye gutondeka tuva ku mwanya wa 10 kugera ku mwanya wa mbere, uraza gutungurwa kuko harimo n'abakobwa utarusanzwe uzi mu ruhando rw'imyidagaduro nyarwanda. Uretse ko kandi higanjemo n'abakobwa bakina filimi nyarwanda bakomeje kugenda batwara Green Award, ndetse kandi bagatwara n'ibihembo bitandukanye. Birumvikana ko aba bakobwa aribo beza kandi bakomeje kugenda bahatanira amakamba atandukanye, award n'ibindi bihembo bitandukanye, bakomeje kugenda babyirwizaho nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Abakunzi babo barabakunda, kandi nanone nubwo abo bakobwa bakundwa n'abakunzi babo batabakundira ubwiza bwabo gusa, bafite n'ibikorwa bakora bikurura abantu benshi cyane, ndetse kandi bakaba babinyuza muri filimi zabo bakina buri munsi mu buzima bwabo bwa buri munsi banyuza kuri internet. Bikumvikana ko aba bakobwa bakomeje kugenda bayogoza kwimariraho igikundiro cy'abafana babo, bakaba bakundwa n'abatari bake kugeza kuri uyu munsi. Byumvikana ko aribo bakobwa ba mbere beza mu Rwanda dufite muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Umwanya wa 10 rero turahasanga Inkindi Aisha, akaba yamenyekanye ku izina rya Aisha, akaba yarakomeje kugenda amenyekana mu bikorwa bitandukanye harimo byo gukina sinema nyarwanda, akaba yarakomeje kugenda yigwizaho abakunzi be, bakaba barakomeje kugenda bamukundira gukora cyane umuhate n'urukundo akomeza kugenda agaragariza by'umwihariko filimi nyarwanda. Uyu munsi rero ku mwanya wa 10 harasangwa Aisha, umukobwa akomeje kugenda ugaragara mu gukina filimi nyarwanda, akaba yarakomeje kugenda akundwa n'abatari bake mu ruhando rw'imyidagaduro nyarwanda. Ku mwanya wa 9 turasanga umukobwa wakunzwe muri filimi nyarwanda Nyambo Jessica, akaba ari umukobwa wakomeje kugenda urangwa n'ibigwi bikomeye cyane, kwikura kure cyane. Kuri uyu munsi akaba ari umwe mu bakobwa wakunzwe mu ruhando rw'imyidagaduro nyarwanda. Witwa Nyambo rero tukamusanga ku mwanya wa 9 nkuko kandi byakomeje kugenda bigaragazwa. Umwanya wa 8 turasanga umukobwa wakunzwe cyane, uretse ko kandi uyu mukobwa yakomeje kugenda arangwa no kuvugwa by'umwihariko mu ruhando rw'imyidagaduro nyarwanda, avugwa ibikorwa bitandukanye, kwitirirwa ubutinganyi n'ibindi bikorwa bitandukanye. Gusa kuri uyu munsi tugiye kuba twamusanga ku mwanya wa 8 nkuko byagaragajwe. Uyu mukobwa rero akaba ari Miss Muyango Uwase, akaba asangwa ku mwanya wa 8 mu bakobwa beza u Rwanda rwigeze kugira mu mwaka w'ibihumbi 2025. Akaba ari umukobwa akomeje kugenda wigwiza igikundiro cy'abagabo, uretse ko kandi yakomeje kugenda arangwa na season mbi muri uyu mwaka nkuko yakomeje kugenda bitangaza amakuru, akomeza kugenda avuga ko uyu mwaka umubereye mubi cyane, uretse ko kandi ari umwaka waranze gutandukana n'umugabo we, ndetse kandi akavuga ko ari n'umwaka urangiye asubiranye n'umugabo we. Byinshi rero byakomeje kugenda bivuga kuri uyu mukobwa Uwase Muyango, akaba yarakomeje kugenda arangwa n'amagambo atari meza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Uwase Muyango rero tukamusanga ku mwanya wa 8 mu bakobwa beza u Rwanda rwigeze kugira mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ku mwanya wa 7 rero turasanga umukobwa mwiza cyane wigwijeho igikundiro by'umwihariko muri politike, akaba ari umukobwa wakomeje kugenda ukundwa n'abatari bake mu banyarwanda. Benshi rero bakomeje kugenda bamugaragariza igikundiro, uretse ko kandi nanone kumugaragariza igikundiro bitari bihagije gusa. Uyu mukobwa yakomeje kugenda agaragara mu kwambika amakamba atandukanye, mu gutsindira ibihembo bitandukanye mu muco nyarwanda n'ibindi bitandukanye. Gusa kuri uyu munsi rero Ange Kagame tukamusanga ku mwanya wa 7 mu bakobwa beza u Rwanda rwigeze kugira mu mwaka w'ibihumbi 2025 nkuko kandi yateguwe agashyirwa ku mwanya wa 7 mu bakobwa beza u Rwanda rwigeze kugira. Uretse ko kandi benshi bakomeje kugenda bajya impaka urukundo rwinshi n'igikundo bakomeza kugenda bagaragariza Ange Kagame, bavuga ko yari no kujya ku mwanya wa 2 cyangwa se wa mbere. Twe twagendeye ku byavuzwe by'umwihariko n'ibyagaragajwe mu bakobwa beza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 nkuko twe duca imanza zitabera. Uyu mukobwa Ange Kagame rero tukamusanga ku mwanya wa 7 mu bakobwa beza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025.
Umwanya wa gatandatu rero turahasanga umukobwa mwiza cyane wakomeje kugenda ukundwa n'abatari bake, uretse ko nanone uyu mukobwa yanabaye Miss Rwanda. Byakomeje kugera byumvikana ko benshi bakomeje kugenda bamugaragariza igikundiro, uretse kuba ateye neza kandi akaba anaseka neza. Ni umukobwa ugaragaza ko afite igikundiro kidasanzwe. Kuri uyu munsi rero birumvikana ko uyu mukobwa Uwinkeza Pamela tumusanga ku mwanya wa gatandatu mu bakobwa beza u Rwanda rwigeze kugira muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Birumvikana ko uyu mukobwa ari umwe mu bakobwa beza koko, nkuko akomeza kugenda bigaragaza mu miterere ye myiza, nkuko yakomeje kugenda bigaragaza. Uretse ko abakobwa benshi cyane rero kuri uyu mwaka bifuza kwitereshaho ibibuno n'ibindi byinshi cyane kugira ngo bashe kuba bagira ikimero, igikundiro cyiza kugira ngo n'abatari bake. Gusa kuri uyu munsi Pamela we ntabwo ari uko bimeze, kuko birumvikana ko umubiri afite ari n'umubiri karemano yavukanye. Kuri uyu munsi rero Pamela turamusanga ku mwanya wa gatandatu. Umwanya wa gatanu turasanga umukobwa muto cyane wakomeje kugenda wigwiza abatari bake mu gukina umukino wa golf. Gusa birumvikana ko uyu mukobwa Clarissa tumusanga ku mwanya wa gatanu bitewe nuko ari umukobwa uteye neza ndetse kandi akaba anase neza, akaba anagaragariza igikundiro abamureba. Kandi uyu mukobwa byakomeje kugenda byumvikana ko abagabo bakomeje kugenda bamugaragariza igikundiro kidasanzwe, nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Byumvikanye ko mu mwaka wa 2024 uyu mukobwa yahawe imodoka n'umugabo bitewe nuko yari yamukunze. Ibi kandi bikumvikana ko uyu mukobwa yakomeje kugenda agaragaza ko adakunda uyu mugabo. Ibi kandi byakomeje kugenda bimugaragaza mu rukundo rudasanzwe, kwanga abagabo benshi cyane. Bikumvikana ko yakomeje kugenda akatira abatari bake mu bagabo bakomeza kugenda bamusarira. Uyu mukobwa rero Clarissa tukamusanga ku mwanya wa gatanu mu bakobwa beza u Rwanda rwegeje kugira mu mwaka wa 2025. Ku mwanya wa kane rero turahasanga umukobwa mwiza cyane. Ni umukobwa akomeje kugenda umenyekana mu ruhando rw'imyidagaduro nyarwanda by'umwihariko muri filimi. Akaba ari umukobwa kandi wakomeje kugenda wigwizaho amakamba ndetse kandi akaba yarakomeje kugenda agaragara nk'umumodo. Gusa byakomeje kugenda byumvikana ko uyu mukobwa no gutwara Grammy Award. Byumvikanye ko uyu mukobwa yakomeje kugenda yigwizaho imitungo karutaka by'umwihariko abinyujije mu mpano ye. Gusa kuri uyu munsi rero ku mwanya wa kane turahasanga Clarissa Cyusa. Mwanya wa gatatu rero turahasanga umukobwa akomeje kugenda ukundwa. Ni umukobwa akomeje kugenda ukundwa n'abatari bake, uretse ko kandi uyu mukobwa yakomeje kugenda arangwa n'ibihe bitari byiza by'umwihariko mu magambo akomeza kugenda n'amuvugo atari meza. Gusa kuri uyu munsi rero urutonde rwemeje ko uyu mukobwa ajya ku mwanya wa gatatu mu bakobwa beza u Rwanda rwegeze kugira muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Umukobwa rero bakaba bamwita Naomi, akaba ari umukobwa wakomeje kugenda ugaragara mu mideli. Akaba ari umukobwa mwiza cyane wakomeje kugenda utwara Grammy Awards zitandukanye mu mideli, dore ko uyu mukobwa yakomeje kugenda yigwizaho urukundo rw'abagabo cyane. Uretse ko byumvikana ko uyu mukobwa akomeza kugenda akurura abagabo bitewe n'imiterere ye no kuba yirekura cyane. Umwanya wa kabiri rero turasanga umukobwa mwiza cyane wakomeje kugenda ukundwa n'abatari bake. Gusa kuri uyu munsi byumvikanye ko uyu mukobwa yamaze kuba yashinga urugo, akaba yarigeze no kwambikwa ikamba. Byumvikanye ko uyu mukobwa Miss Naomi akaba ari umukobwa mwiza cyane useka neza, uretse ko kandi nyuma yo guseka neza akaba ari umukobwa uteye neza wakomeje kugenda ukundwa n'abatari bake. Kuri uyu munsi rero ku mwanya wa kabiri turasanga umukobwa mwiza cyane Miss Naomi akaba yaratwaye n'ikamba. Mwanya wa mbere rero turasanga Rosa Kelly. Rosa Kelly akaba ari umukobwa wakomeje kugenda ugaragara nk'umumodo, akaba yakomeje kugenda yigwizaho ibihembo bitandukanye. Gusa kuri uyu munsi nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa mu rutonde rwasohotse muri uyu mwaka wa 2025 rwemeje ko Rosa Kelly ari umukobwa wa mbere mu Rwanda mwiza.